Nagiye hanze kwiga hanze mu mahanga mu gihugu cy'abazungu. Naratangaye kubona abantu batazi Imana. Hano mu Rwanda byibuze uravuga Imana cyangwa ukavuga Imana abantu bakakumva. Nari ndahantu n'ubuhamya ndi gutanga. Twiga mu ishuri gucya numvaga nari nge nyine mwirabura. Twicaye n'abazungu. Ni kubera umuga wanjye nkora w'ububatsi kugira ngo njye kuri site biriya bihugu byateye imbere nagupfa kujya muri chantier gucya winjiyemo ngo uje kureba imirimo kureba akazi. Noneho umwarimu watwigishaga ari umuzungu. Aratwigisha ukuntu ko umuntu agomba gufata umubiri we neza, ukuntu ko agomba kwirinda impanuka, iyo somo yitwaga santé et sécurité. Nuvuga ko kwirinda kugira kubana umutekano. None arigisha neza noneho aza kuvuga ikintu kimwe kinkora ku mutima. Ataka umuntu kwa yaremwe, ateka umuntu ukuntu ko ukuboko kumeze, articulation zacu mbese ingingo zacu, amaboko uko akora. Agerageza kuvuga umuntu neza. Avuga umuntu neza. Noneho agera ahantu biranjya ku mutima. Yongera ikintu kimwe umva, aravuga ngo ati we ari kuvuga ngo ajya tangara no kubona ngo nature ngo aribaza ukuntu ko nature yaremye umuntu. Urumva ibyo ndi kuvuga? Ndibonda byumva. Aravuga ngo aratangajwe no kubona nature nuvuga hazard imanuka. Umuntu yaremwe n'impanuka. Numvaga nabyihanganira. Shiro kuboko hejuru. Arandeba gucya akantu kakakirabura mu bazungu aribaza ngiye kumubwira iki. Noneho arambwira ngo urashaka iki? Ndicara. Noneho ndagenda mbabaye. Ariko umunsi umwe hari nagiye banumye ku kiriyo hano Kicukiro nari ndi mu Rwanda. Njya ku kiriyo njya kwigisha ijambo ry'Imana mu kiriyo nyine. Ndavuga nza kwibuka ndi kwigisha ijambo ry'Imana, nza kwibuka rya jambo ya muzungu yambwiye. Ndavuga ariko biratangaje. Kubohoka niki? Ndaza kubisobanura neza. Ndaza kubisobanura uko bimeze ndetse ubu ngubu natangiye tayari. Kino gitabo niba nakikerekana gucya ko turimo turavuga ku gitabo. Igitabo kitwa La Délivrance des Captifs. Mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza biravuga ngo Deliverance of Captives. So rero kino gitabo kiravuga mu bijyanye no kubohoka niki, ese umuntu abohoka gute, ese ninde ukeneye kubohoka, nibyo tujya kuganira muri iki gitabo. N'igitabo nanditse hashize imyaka myinshi, Imana yagiye inyobora, gifite amapaje arenga 280. Icyo gitabo nubwo natangira Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka nongere mbasuhuze shuti bakunze ibirembo rigera mudukurikira umunsi ku wundi, mbifurize ibihe byiza aho mwaba muherereye hose, ari abari mu Rwanda n'abari mu mahanga. Ariko kandi tunabwire wowe ubabaye, umutima udatuje uri kwibaza igikurikira ikindi, ukumva umutima wawe guteye ubwoba cyangwa se ukumva hari amahoro ubuze, tukuzaniye inkuru ikubwira ngo ukomere, Imana iracyagukunda kuko umugambi w'Imana usumba cyane ibyo ucamo n'ibyo wagiye ucamo. Ushobora kandi kuko cyane cyane nk'ibihe turimo uyu munsi bigoye imitima y'Abanyarwanda, ariko turakubwira ngo nawe ukomeze kugira ihumure, uhumure kubaho n'ibyawe kandi urabikwiriye, kandi tugufitiye itangazo ryo kubaho. Rero turi kumwe na Prophète Mose, ni umugabo w'umuhanga ufite ibitabo byinshi yanditse bidasanzwe, ariko uyu munsi araza kutuganiriza ku gitabo cyo kubohoka, uburyo umuntu ashobora kubohoka akava mu gahinda, akava mu byaha, akava mu mubabaro, akumva Imana ikoze ikintu gikomeye. Ni umugabo w'umuhanga rero turi kumwe muri iki kiganiro cyacu. Hanyuma rero nawe turaguhaye ikaze. Reka tumubwire nawe atusuhuze, hanyuma dukomeze tuza kwanzika n'ikiganiro, anibwire n'abantu bakurikiye Irembo Ryera. Murakoze mwene data Cyprien. Amazina yanjye nitwa Ngarukiye Amosi, ayandi mazina nitwa Prosper. Kubanzi cyangwa basanzwe babona ibiganiro byanjye hirya no hino, ndi umukozi w'Imana, nandika ibitabo, ni impano Imana yamaye. Mu by'ukuri turaza kubivuga hano. Ntago
navuga ko yuko hari ibintu nakoze bitangaje ku buryo Imana yampa uno murimo. Uyu munsi ndimo ndavuga ubutumwa bijyanye n'ibitabo, nanditse ibitabo byinshi. Turaza kubona umwanya wo kuganira ku bimwe cyangwa gutanga just ama topic yazo. Rero murakoze kutwakira uyu munsi. Yesu aguhe umugisha. Twatangira dusenga kugira ngo iki kiganiro umuntu wese ugiye kugikurikira kize kumubera cyiza, kinafasha umutima we, kuko turi buze kuvuga hejuru y'imbaraga zibohora no kubohoka. Ubundi niki? Karibu udusengera Imana Prophet. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, tucishe bugufi ya mbere yawe Iteka, tuje hano gukora umurimo wawe. Ntabwo twaje kwigaragaza, ntabwo twaje gushaka icyubahiro cyacu, twaje kugira ngo icyubahiro kikugarukire Mana. Niyo waduhaye uno murimo, niyo Mana tuguhamagara witeka kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe. Vugana n'abantu bawe Mana, gutangira kuri iki kiganiro tugiye gutangira bijyanye na deliverance cyangwa la deliverance des captifs. Uko Mwami Yesu waje kuri iyi si, uko wabivuze, waje kubohora imbohe. Mwami, niyo mpamvu natwe Mana udutumye nk'abakozi bawe, ku buryo Mwami twageze hano magambo ku bwoko bwawe. Rero ngwino uvugane n'ubwoko bwawe, twebwe dutakare wowe ugaragare Mwami. Utangira natwe nka Alpha kandi urangiza natwe nka Omega. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Ya tuguhaye ikaze, mikoro wirambika hasi rwose yiyegereze n'iyawe, tuganirize wisanzuye. Prophete Moses Amos na wari Moses. Amos umuhanuzi. Yes. Imana guhumugisha. Yes. Rwose kudufasha. Hanyuma ikintu bita kubohoka niki? Ndaza kubisobanura neza, ndaza kubisobanura uko bimeze, ndetse ubu ngubu natangiye tayari. Kino gitabo niba nakikerekana gutya ko turimo turavuga ku gitabo, igitabo kitwa la délivrance des captifs mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza baravuga ngo deliverance of captives. So rero kino gitabo kiravuga mu bijyanye no kubohoka niki, ese umuntu abohoka gute, ese ninde ukeneye kubohoka, nibyo tujya kuganira muri iki gitabo. N'igitabo nanditse hashize imyaka myinshi, Imana yagiye inyobora, gifite amapaje arenga 280. So icyo gitabo nubwo natangira hano, kino gitabo urebye neza twagendeye ku ijambo Umwami Yesu yavuze muri Luka igice cya 4 umurongo wa 18. Numva iryo ni ijambo twese tuzi. Luka 4:18 Bibiliya yavuga ngo, Yesu aravuga ngo umwuka w'iteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohoka, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegere. Iri ni ijambo Umwami Yesu yavuze muri agitangira ministere ye. Ni ijambo tubona no muri Esaya 60 numva. Ni ijambo Yesu yavuze. Urebye rino jambo rifite ibice bibiri. Igice cya mbere Umwami Yesu aravuga ngo umwuka w'iteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Bivuga yuko hari igice cya mbere turabona n'Umwami Yesu avuga ukuntu ko yaje missionnaire afite kuri isi ya mbere ari kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Igice cya kabiri aravuga ngo yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegere. So rero iri jambo turi bibandeho cyangwa kino gitabo kiravuga cyane cyane mu kijyanye no kubohoka cyangwa parti ya kabiri Umwami Yesu yavuze. Muri iki gitabo turavuga ukuntu kuko tubonye amagambo Umwami Yesu yavuze hano, turabona yuko arimo aravuga ngo aratanga ndetse n'ingero. Aravuga ngo imbohe zibohoka, imbohe zibohoka, impumyi zihumuka. Iyo urebye neza ano magambo Paulo yanditse mu Bakorinto igice cya 2, Bakorinto wa 2 igice cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 4,
aravuga ngo niba ubutumwa bwiza twahawe bitwikiriwe kubarimbuka aribo batizera abo Imana y'iki gihe Satani yahumye aba aveugle imitima yabo kugira ngo umuco wa Kristo batawubona. Rero ikino gitabo intego yacyo ni ukufasha abantu batazi umwami Yesu bakamenya umwami Yesu bakamugana, ndetse n'ababoshwe bakabohoka. Kugira ngo nsubize kuri cya kibazo cyawe, kubohoka ni iki? Kubohoka birumvikana. Iyo urebye, ndashaka mwene data ufate neza ino pictures y'iki gitabo, harimo foto ebyiri hari imbere kuri cover page. Urabona hano hasi hari picture y'umuntu waboshwe, araboshwe, amakamba aramuzungurutse amaboko. None wareba hejuru ayo makamba sanacitsemo, none amaboko ye abaye free. So rero kubohoka nicyo ngicyo. Hari abantu baboshwe hano kuri isi. Turaboshwe n'ingeso, turaboshwe n'ibintu ababyeyi bacu bakoze, turaboshwe. Rero mwami Yesu yaje kugira ngo atubohore. Nicyo kino gitabo kivuga. Kandi turaza ntago wavuga kubohoka utavuze imirimo ya Satani. Satani we yazanye no kwiba no kwica no kurimbura. Rero Satani icyo akora mu bantu niki? Nicyo tuje kuvuga hano. Icya mbere Satani akora mu bantu, Satani araboha. Aboha imitima yacu. Aboha imitima yacu tutabona umuco wa Kristo. Ugasanga umuntu araho ngaho, reka ntange urugero rumwe. Nagiye hanze kwiga hanze mu mahanga mu gihugu cy'abazungu. Naratangaye kubona abantu batazi Imana. Hano mu Rwanda byibuze uravuga Imana cyangwa ukavuga Imana abantu bakakumva. Nari ndahantu n'ubuhamya ndi gutanga, twiga mu ishuri rigucya numvaga nari nge nyine mwirabura. Twicaye n'abazungu. Ni kubera umwuga wanjye nkora w'ububatsi, kugira ngo njye kuri site biriya bihugu byateye imbere, nagupfa kujya muri chantier gucya winjiyemo ngo uje kureba imirimo, kureba akazi. Noneho umwarimu watwigishaga ari umuzungu. Aratwigisha ukuntu ko umuntu agomba gufata umubiri we neza, ukuntu ko agomba kwirinda impanuka. Iyo somo yitwaga santé sécurité. Nuvuga ko kwirinda kugira kubana umutekano. None arigisha neza, noneho aza kuvuga ikintu kimwe kinkura ku mutima. Ataka umuntu kwa yaremwe, ateka umuntu ukuntu ko ukuboko kumeze, articulation zacu mbese ingingo zacu, amaboko uko akora. Agerageza kuvuga umuntu neza. Avuga umuntu neza. Noneho agera ahantu biranjya ku mutima. Yongera ikintu kimwe, umva, aravuga ngo ati we ari kuvuga ngo ajya tangara no kubona ngo nature, ngo aribaza ukuntu ko nature yaremye umuntu. Urimo urumva ibyo ndi kuvuga? Aravuga ngo aratangajwe no kubona nature nuvuga hazard, imanuka. Umuntu yaremwe n'imanuka. Numvaga nabyirihanganira. Shiro kuboko hejuru. Arandeba gucya akantu kakakirabura mu bazungu, aribaza ngiye kumubwira iki. Noneho arambwira ngo urashaka iki? Ndabona mwarimu wigishije neza, ariko ikintu numvikana nawe nuko wavuze ngo nature, la nature a créé l'homme. Ngo mu Kinyarwanda sinzi uko bivuga, ako mu Cyongereza bavuga ngo nature imanuka. Ni ikintu kitunguranye, mbese umuntu yaje kuri isi mu buryo butunguranye. Urumva abantu ukuntu ko Satani yabosha abantu, akababoha n'ubwenge bwabo. Uwo muntu w'umuzimu, umuprofesseur yigisha yuko, noneho ukumva ko yansubije. Arambwira ngo monsieur, ndabivuga mu Gifaransa ko yansubije mu Gifaransa. Arambwira ngo je ne crois pas en Dieu. Donc sinizera Imana, nta nubwo nemera Imana uri kumbwira, nayo nshaka, nta niyo nzashaka. Mwene data byarantangaje cyane, byarambabaje. Arambwira ngo icara. Ntabwo wongera kuvuga. Ndicara. Noneho ndagenda mbabaye. Ariko umunsi umwe hari nagiye banumye ku kiriyo hano Kicukiro, nari ndi mu Rwanda. Njya ku kiriyo, njya kwigisha ijambo ry'Imana mu kiriyo nyine. Ndavuga nza kwibuka ndi kwigisha ijambo ry'Imana, nza kwibuka rya jambo ya muzungu yambwiye. Ndavuga ariko biratangaje kubona umuzungu n'ubwenge afite.
reka dufate nk'intebe nicayeho cyangwa iyi meza umuzungu umubajije iyi meza yageze hano kubw'impanuka aravuga gute akusubiza gute ntabwo ushobora kubyemera ni umuteguro hari uwayiguze arayizana arayideduwana hari n'uwayiremye yarazi icyo akora undi nawe arayivana ahantu ayizana azi icyo agiye kuyikoza nta kintu kimanuka noneho nuko tutongeye kuganira n'uwo muzungu nari kumubaza weho uri hano kubw'impanuka reka tuvuge gutya ntiwadepoje ngo waka akazi oya uriho kubera naca ni ukuvuga yuko wewe uko umeze gutya arakubwira ngo oya njyewe navuye mu nda ya mama namazeho amezi 9 papa yamenye mama njye mba mu nda ya mama wanjye nyuma y'amezi 9 nuko navutse byo arabyemera ariko nashobora kwemera ko ari Imana irema umuntu ndavuga abantu hano ubona abantu satani yaboshye nanavuga kuri icyo kintu satani umurimo wakora kuri isi tukomeje no kuri icyo kintu uko turimo turajyaho dushaka hari abantu baboshywe na satani ndetse akababoha n'ubwenge bwabo abo bantu ugasanga mu buzima bwabo ntibatekereza ibintu byiza usanga atekereza kwica agatekereza kwiba agatekereza guhemuka uwo muntu nimbohe yo mu bitekerezo urumva niyo jambo twasomye hano mu bakorino igice bakorino bakabiri igice cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 4 Paulo avuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe buri kava ubutumwa twahawe buri kavarinze n'ubujiji bw'abantu mitima satani yaboshye abantu batumva ijambo ry'Imana uzibona tuyatumva ubona hano hanze ukuntu ko abantu bashaka kumva ubutumwa umuntu agashaka ko mubwira ibintu bijyanye n'amafaranga bijyanye no gutera imbere yego ni byiza ariko ubutumwa bwiza bubohora ntabwo abantu babushaka so rero intego y'iki gitabo nukugira ngo abantu bamenye icyo umwami Yesu yaje gukora kuri isi icyo umwami Yesu yaje gukora icyambere no kutuvana mu ngoyi za satani mu ngoyi z'ubujiji ugasanga umuntu afite ubwenge ariko nta mwanya afite wo kumva ijambo ry'Imana ni satani waboshye abantu so rero kino gitabo niyo ntego yacyo tukikomeza nyine twarimo twibaza ngo ubundi kubohoka ni iki ni iki kiranga umuntu uboshye niho wari ukidukomereza Mose bivuga yuko deliverance nk'uko nabikweretse ino shusho narikunda cyane nabaye inspire kuzishiraho kuri iki gitabo bigaragaza umuntu ko aboshye ubundi tuba tuboshye abantu turaboshwe tubyemera tutabyemera ariko hari umwami Yesu yaje kugira ngo tubohore so rero deliverance nukuvuga yuko uvuye mu nzira nzira wari boshywe niyo mission umwami Yesu yaje gukora kuri isi ndetse turaza kubona ninde uboho umuntu nibyigenda gute kugira ngo ubone umuntu aba aboshywe imagine winjirano komeza nta kibazo rero turaza kureba uburyo strategy satani akoresha kuboha umuntu nanditse muri iki gitabo nandika ukuntu ko satani afite inkamba nk'eshatu inkamba ya mbere tuyita envoûtement urambabarira kinyarwanda cyange kiragoye gatoya envoûtement ari envoûtement hakaba satani cyo cya mbere yakora icya kabiri satani akora mu buzima bw'umuntu arakuboha yo kuboshye ikindi gikurikira cya gatatu ni ukukwica no kukurimbura reka nk'urugero baravuga ngo Yuda kugira ngo atange Yesu yagiye yinjira mu bintu yagize irari ry'amafaranga satani aza akagushiramo ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo mbese ibyo ukunda ibyo ushaka ugasanga umuntu agira ingeso tuvuge ubusambanyi umuntu ibintu by'ubusambanyi ugasanga byaramubaze noneho icyo gihe satani ntabwo arangirira aho ngaho arakujyana n'ahandi none deliverance of captive
icyo nshaka kubwira abantu bari kudukurikirana twanditse ibitabo byinshi hari ikindi kijyanye na deliverance hari ikindi gifite hano kijyanye no gusenga efficacy prayer that the touch of the heart of God kiravuga ukuntu ko umuntu yasenga umukristo yasenga agakora ku mutima w'Imana nkuko Ana yasenze Imana ikorwaho imuha Samuel iki n'ikindi gitabo ibyo nazanye hano gusa n'ibikeya hari igitabo kijyanye no kwizera la foi victorieuse cyangwa kwizera kunesha mu kwizera abakristo duhura n'ingorane nyinshi tugacika intege rero kino gitabo kiravuga mu bijyanye no kwizera Imana ni iki kino gitabo nicyo kivuga nibyo bitabo numva bitatu nazanye uyu munsi hano ikindi nshaka kuvuga kugira ngo ufashe abantu kenshi baradusaba ngo bitabo turabikura he dufite ahantu hariya mu mujyi tumurika ibitabo byacu hari ahitwa kuri UTC abantu benshi barahazi kuri UTC yogeze kuri UTC uca kuri parking yo hasi hafi na Camellia hari rampe abantu bazamukiraho bajya muri UTC mbese ushaka kujya nko kuri Bobon Coffee iyo umaze kurangiza rampe winjira muri UTC hari abasekirite babaho ngaho urebye iburyo bwawe birebana na toilet hari duka riba hariya yitwa Photoshop ririya duka hari umugabo ucuruza hariya acuruza amatelefone agacuruza na accessoires za telefone wahagera hariya urasangamo ibitabo byacu ushaka kugura wagera hariya ukamubaza akakubira igiciro cy'igitabo ndetse n'icyo ushaka kidahari arakwandika ubundi bakabimbwira ubundi natangana nimero zanjye niba bitagoranye wamamagara kuri 078 75 85 046 078 75 85 046 waduhamagara turi kuri WhatsApp watwandikira kuri WhatsApp ukatubwira icyo wifuza yewe ndetse niba ushaka n'inkunga y'amasengesho tujya dufasha abantu rero n'umurimo w'Imana dukora so reka dukomeze kubyo twavugaga kuri iki gitabo kijyanye na deliverance muri iki gitabo hari ahantu twandika turavuga ngo ukuntu ko umudayimoni yinjira mu muntu iyo tuvuze ngo deliverance ni ukuvuga yuko uwo muntu kumudelivera afite ibintu bimuboshye ibyo bintu rero biba bimurimo rero ni dayimoni winjiye mu muntu iyo dayimoni yinjira mu muntu gute uko usomye Bibiliya uzasanga kenshi dayimoni yinjira mu muntu mu gihe ari gukora icyaha abantu bakinisha icyaha hano hanze hari bene data abakozi Imana bagiye gusengera umuntu bari kumusengera dayimoni bamwirukana dayimoni aravuga ngo ntago mvamo hano ntago mvamo hano gute dayimoni aravuga ngo ngiye ntago mva muri iyi nzu yanjye kuko wenyine ni wantumiye kuza muri iyi nzu urumva ni ukuvuga dayimoni afata umuntu akamugira nk'inzu akavuga ngo ni inzu ye none baramubaza se winjiyemo hano gute aravuga ngo wenyine ni wantumiye niyo gutumiye gute ati reka mbereke muranyirukana ngiye dayimoni ubusambanyi se ko ari we buri gihe areba ziriya filime za porno aho niho aho yaranumiye aho ngano yanumiye so rero urumva abantu bakora ibyaha hano hanze bakumva ari gukina ariko dayimoni akaza kinjira kugira ngo azavemo ni kibazo so rero icyo turi kuvuga hano turavuga kubohoka rero abantu bazajya birinda icyaha ugakinisha icyaha ni byinshi ugasanga umuntu ntago ari umujura ariko afata ibintu by'abantu ntabisubize dayimoni akamwinjiranamo hari n'uwo twari turi mu mahanga hariya bari kumusengera gutya twari duhari bamusengera mudayimoni avemo umudayimoni uwo muntu yari afite umudayimoni wo kubeshya yabeshyaga cyane kandi ari umukristo noneho aramubaza se babaza dayimoni urava muri iyi nzu ati ntago mvamo kuko namwinjiyemo umunsi yagiye kubeshya kuri immigration urabizi mu mahanga yogeze mu mahanga abantu bajya kuvuga ibintu by'ibinyoma turabonye hariya n'ahandi umuntu akagenda ati ngewe iriya leta igiye kunyica niyo mpamvu nirukanse niyo mpamvu kinyoma ari kuvuga ibinyoma satani akamwinjiranamo kicara
ugasanga umugabo atangiye kubeshya umugore we iyo satani yinjiye iyo yinjiye hariya muri immigration yumvaga ari ibintu bisanzwe aravuga nyine nibirarangira aho ngaho oya satani yo mushatsi yo muhamagaye reka nkwereke mwene data araza satani araza aricara nanugo azavamo iyo usomye nkuru ya Yuda Iskariyoti Bibiliya avuga ngo satani yinjiye muri Yuda satani usomye Bibiliya na handi satani yongeye kuva muri Yuda paka Yuda agiye kwimanika so satani agira ingamba afite imigambi mibi kuri twebwe yo muhaye umuryango yo mukingura umuryango ndakuraye ufite akaga so rero umwami Yesu yaje hano yaje kuri isi kugira ngo atubohore izo ngoyi zose rero wowe uri kukurikirana kino kiganiro ndakubwira uburyo ki ugomba kubohoka uzarebe ingeso zawe uzarebe uburyo bayeho witandukanye n'ibyaha icyane ikintu kibi ikindi muri iki gitabo mvuga ndavuga ukuntu ko umudayimoni yinjiye mu muntu dayimoni mwene data Cyprien dayimoni yinjiye mu muntu aba afite intego reka ngubwire ufashe iriya deliverance mwami Yesu yagiye gukorera uriya mugabo wari ufite amadayimoni ibihumbi 12 iyo bavuze ngo yarafite legion hagati y'ibihumbi 6 kugera kuri 12 yarafite amadayimoni 12 muri we ariko bigakwirwa mu muntu nicyo wibaza ariko urumva uwo muntu aho yarageze kandi buri mudayimoni aba afite inshingano ze hari umudayimoni w'ubusambanyi hari umudayimoni w'ubusinzi hari umudayimoni wo kubeshya hari abadayimoni buri dayimoni aba afite fonction ye none hakaba n'umudayimoni wo kwica donc bita suicide iyo ubonye umuntu yiyahuye ukibaza uyu muntu tugatumva abantu biyahuye hano niba ari umwaka ushize niba ari umwaka ntago nibuka neza mu myaka 2 cyangwa 3 ishize twabonye hariya kwa Makuza hariya kwa Makuza umukobwa wazamutse kuri etage ya 4 arasimbuka ariyahura arapfa akubita umutwe hasi uribuka hariya Nyabugogo turabibonye kuri YouTube abantu benshi bakunda kwiyahura none bagiye babaza abantu uyu muntu yiyahuye byagenze gute ese muhamukekaga baravuga ngo ya ntabwo twamukeka rwose ejo twari kumwe ejo twari kumwe urumva satani kokora ariko icyo gihe satani arimo arakora bene data muri kurikira kino kiganiro reka nkwereke umuntu niba atashobora kumenya aho ahagaze ukubayeho abantu kandi abanyarwanda n'abashampiyo kubeshya no guhisha ashobora kuba ameze nabi ariko agahisha nyamara ugasanga ejo cyangwa ejo bundi umuntu ariyahura numvishe umwana w'imyaka 10 n'ingahe ndibuka nagiye hariya Gisenyi Rubavu nagiye ku Kivu batubwira ukuntu ko umwana w'umukobwa ufite imyaka yari ufite imyaka 12 cyangwa 14 gutyo umwana w'umukobwa agiye kwiga muri internat none sinzi ikintu bakoze n'abagenzi be ku ishuri internat umudirecteur arababwira ngo ndabirukanye musubiri wanyu muzagarukana ariko mwazanye ababyeyi banyu byakintu kuri YouTube uwo mwana w'umukobwa asohotse afata moto ntago yagiye iwabo afata moto aramujyana hafi y'Ikivu motari ntago yarazi asaba motari telefone yandikira ababyeyi be message arababwira ngo nimubona iyi message umenye ko ntago muzongera kumbona kubera ko banyirukane ku ishuri aho kugira ngo mbakoze isoni niyemeje kuko nazongera kuboneka mbere yanyu uwo mwana arinjira mu Kivu ariyahura uriya mwana w'umukobwa bashize foto ye kuri YouTube umva abantu ndagakabije kandi ibyo nabyo bizanwa na wa mudayimoni wo kubohwa nyine nawe n'umudayimoni uteza urupfu utagira impamvu hari abantu ubona hano hanze baboshwe n'umutima ubabaye ugasanga umuntu ntashobora kwishima uwo muntu rero atagize amahirwe yo guhura n'ijambo ry'Imana yo gusengerwa ndakuraye uwo muntu arimo aragenda straight mu kwiyahura so rero muri iki gitabo kangaruke kuri iki gitabo turavuga ukuntu ko umudayimoni yinjira mu muntu bene data ndabashishikarize n'ukuri gushaka kino gitabo ugisome kizagufasha twagiye tubona
yarambaje se bakiri umukristo akeneye kubohoka. Yes, umukristo akeneye kubohoka. Hari undi umupasiteri tugeze kuganira ambwira ngo we ngo iyo umuntu akiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ntabwo akeneye kubohoka. Ni kinyoma. Ndavuga muri iki gitabo Yesu yagiye muri sinagogo uri ku munsi umwe ahageze asanga umugore umaze imyaka 18 ari mu rusengero. Abapasiteri bananiwe kumubohora. Yesu ahageze aramubohora. Abanyedini baramubaza se kubera iki wohora umuntu umunsi w'isabato? Arababwira ngo uyu nawe n'umwana wa Abrahamu. Umwana wa Abrahamu no kuvuga ko n'umukristo, twe turabana bana ba Abrahamu. Bivuga yuko umukristo akeneye kubohoka. Yes. Reka nkwereke ureza tasipri. Nabonye abantu biyahura. Nabonye sishaka kumuvuga hano umuntu twakoranye umurimo w'Imana. Pe turakoranye ageraho yiyahura. Ariyahura. Arapfa. Ukibaza bino bintu bituruka he? Ariko cyo twaje gusanga yuko bifite inkomoko. Ni karande. Uzasanga umuryango. Rero kino gitabo turagerageza kubwira abantu mukore check up. Nubu uri mukristo yego kwa Yesu nk'umwami n'umukiza ni byiza. Ariko kora check up urebe ubuzima bwawe. Ese papa we yabaye gute? Ese musanani grand-père wawe, grand-mère wawe yabaye gute? Ese iwanyu niki cyakigaragara? Ugomba kukimenya. Nkanyu ubwange nzi nabonaga muri famille yacu ibintu wabonaga bitagenda neza. Ukabona papa yabaye gucya, ukabona uyu nguyu ameze gucya na gucya. So rero yo ubashe kumenya biyo bintu. Ujya noneho muri gahunda yo gusenga Imana. Icyo gihe rero ndakumotiva ushake kino gitabo kijyanye no gusenga. Umuntu asenga gute? Umuntu abohoka gute? So rero kino gitabo turakubwira ibintu bishobora kugufasha ukareba check up. Abantu ugakora check up, tujya kwa muganga bakora check up bakareba mu nda, bakareba sinzi biki, bakamenya aho urwaye kugira ngo bakuvure neza. So muri iki gitabo turaza kubona uburyo ki daimon ava mu muntu. Nababwiye ukuntu ko daimon yinjira mu muntu. Daimon yinjira mu muntu agakurikije ibyaho umuntu ari gukora. Hari n'ahandi daimon yinjira. Hari n'abantu ubona bajya mu mapfumu. Abantu bajya mu mapfumu bumva yuko ari ibintu agiye gushaka amahirwe, agiye gushaka iki, ariko ntabwo ari kumenya imboho yagiye kwishiramo n'uwo mudaimoni utazamuvamo. Urumva ukajya ku bapfumu ukajya gutanga amafaranga yawe. Ukishyura umupfumu amafaranga. Bukeye ukajya mu bintu amafaranga ntayo ukibona. Winjiye muri nyatsi. Ubu n'umudaimoni. So rero bene data turababwira yuko mugerageze hari reka nkwereke mwene data hari urugero nkunze gutanga ukuntu ko daimon akora mu muntu. Uzafate reka dufate urugero ufite uri wawe mu rugo. Sibyo? Uri mu rugo, mwicaye mu rugo na madame n'abana mutabizi imbeba kinjira mu nzu. Mwene data ndakuraye. Imbeba yinjiye mu nzu. Ntabwo izaza kwigaragaza mbere yanyu. Ntabwo izaza kwicara muri saro yawe. Imbeba igenda igashaka icyobo kiri muri cuisine cyangwa muri magaze ahantu hishe ikagumamo mpaka ninjoro. Imbeba ikavamo ikajya gushaka ibyo kurya. Imbeba ikinjira mu gikoni ikarya ibiryo birimo hariya. Satani nuko nko akora. Satani akora mu mwijima. Ntabwo abashaka yuko abantu bamenye ibintu bye. Reka nkwereke. Iyo tuje kuvuga bino bintu hano bijyanye no kubohoka muri Satani ntabwo batwishimiye. Ariko tuyemeje gukorera umwami Yesu. Haleluya. Tuyemeje gukorera umwami Yesu. Turavuga ibikorwa bibi Satani akora mu bantu. Imana ibohora abantu bakurikiranye umuco wa Kristo. Haleluya. Rero muri iki gitabo ndavuga ukuntu ko iyo mbeba yinjiye mu nzu ifite icyobo hari. Mwene data utabyutse umunsi umwe ngo uhige iriya mbeba uyivane mu nzu yawe. Umunsi umwe izagusanga mu buriri. Pe izakurya agatoki. Ikurya agatoki. Urumva? Rero Satani udahagurutse. Ibyo turi kubwira abantu hano nuko bahaguruka bagasoma ibintu byanditse muri iki gitabo. Ni ibintu by'ingenzi cyane ari ukuntu tubwira abantu gusoma. Abantu ejo bundi narabivuze ndavuga umuntu naramubwiye ngo wafashe igitabo gasoma. Ati njyewe sinjya ashobora gusoma.
oya yavuze ngo sinkunda gusoma oya nta mwanya ngira nirirwa ku kazi nkatananiwe none wamubaze uwo muntu none yose ninjoro waryamye sangapi ati ngewe naryamye saa saba wakoraga iki ati narebaga filime ya seri uribaza abantu igitabo ngiki hano kigura make cyane nta nubwo ari inyungu y'amafaranga tuba dushaka ariko kugira ngo abantu bumve ubutumwa ugasoma igitabo urakigumana reba nk'ubu ngubu mfite igitabo nasoma nkagera ahantu nkashyiramo akamenyetso navuga ngo nzakomereza hano ariko ukumva ibintu biri mu gitabo ukabohoka rero mwene data ndaguhamagaye kugira ngo usome kino gitabo ndabibutsa yuko ikintu nshaka kubwira muri deliverance kugira ngo umuntu akorwe deliverance kuko muri iki gitabo twandika n'ukuntu ko umuntu akorwa deliverance ntabwo ikorwa na buri muntu wese nibaza kwishya oya ntabwo ari buri muntu wese ufite ububasha bwo gukora deliverance uribuka muri Bibiliya mu gitabo cye byakozwe n'intumwa uribuka bari abana ba Sefa bana barindwi basore barindwi bagiye kubohora umuntu wari ufite amadayimoni mudayimoni arababwira ngo avuga ngo mu izina rya Yesu Paulo yigisha mudayimoni arababwira ngo nzi Paulo Yesu ndamuzi wewe urinde Biblia ivuga barakubise bari abana ba Sefa bariruka bambaye ubusa so deliverance ikorwa n'umuntu wasizwe amavuta umuntu ufite onction amavuta umuntu ufite ubuzima bwera ubuzima buri sanctified rero ntabwo wapfa uvuye mu byaha gucya ukajya ugiye gusengera umuntu wirukana amadayimoni dayimoni ahita kubona ahita kumenya ahita kurondora so rero ikintu cya mbere umuntu agomba kumenya kugira ngo wirukane umudayimoni ugomba kumenya ni nka kwa kundi twavugaga ese wabyuka mu gitondo ukareba inzu yawe uko imeze ukareba amasahani amasafuriya ukareba akajagari kabaye mu gikoni ukavuga ngo reka nigendere ntago bindeba birakureba ugomba guhaguruka ugashaka iriya mbeba mpaka umenya aho yishe nuko nk'uko umudayimoni ugomba kumenya aho dayimoni yishe uwo mudayimoni afite iyihe ntego dayimoni buri yagira izina yes umudayimoni w'ubusambanyi atandukanye n'umudayimoni w'ubusinzi atandukanye n'umudayimoni uza gukora suicide kwiyahura baratandukanye buri muntu afite mission ye so rero iyo maze kumenya ariko iyo uzabimenya gute uzabimenya ufite yerekwa yishirurirwa nta nuko bavuga yishirurirwa revelation ugize revelation y'ibyo mudayimoni icyo gihe ufite ubasha kumwirukana uribuka ijambo mwami Yesu yabajije uriya mugabo ngo ese witwa nde hari abantu bajya gukora deliverance ugasanga mu by'ukuri bafite ubwoba bw'abadayimoni yes agira ubwoba bw'abadayimoni ntabwo dufite kugira ubwoba bwo kwirukana dayimoni oya Yesu mwami Yesu yavuze ngo nabahaye ubasha n'ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion ndetse n'ubutware bwose bw'umwanzi Satani kandi ngo nta na kimwe azabatwara so rero muri iyi mission dufite twebwe dufite mission yo kwirukana Satani ntabwo ari imbaraga zacu zikora ni imbaraga z'umwami Yesu so rero ndi kugana ku musozo w'iki kwerekana kino gitabo ni ukuvuga yuko kugira ngo wirukane umudayimoni ugomba kumenya umudayimoni ugomba kugira yishurirwa uwo mudayimoni ninde ni ese ni bangahe reka nkwereke urabona ya mbeba twavuze imbeba iri mu cyobo ariko wowe ushobora gukeka yuko hano ninje muri teme yitwa total deliverance cyangwa la deliverance totale ese wirukana dayimoni ushobora kwirukana dayimoni umwe reka nkwereke urabona hari ukuntu umuntu aba bakavuga ngo uyu muntu yaciye muri deliverance ariko wasanga nyuma y'iminsi mikeya uwo muntu yongeye gusubira muri za ngeso yongeye gusubira muri bwa bubata bwa Satani yaretse inzoga yongeye yisubiyemo yaretse uburaya yongeye busubiyemo ubwo nubu aho ntago uzaba wabohotse burundu kubohoka burundu ugomba kwirukana Satani mwami Yesu yigeze kuvuga avuga ngo umudayimoni yavuye mu muntu ngo aragenda agashaka ahantu hari amahoro akahabura noneho akongera agafata izindi dayimoni zifite imbaraga kuziruta inshuro 7 ngo abo badayimoni bakaza bakinjira muri uwo muntu rero uzasanga abantu hano ntago babohotse burundu
arabohoka ubundi agasubira muri izo ngeso. So rero nusoma kino gitabo uramenya uburyo ki ushobora kubohoka Imana ikakubohora burundu. Mwene data, ibi bintu birakureba ugomba kwitandukanya na Satani. Iyo usomye mu gitabo cya yakozwe n'intumwa igice cya 19:19 Bibiliya iravuga ngo bari bafite ibintu bakoreshaga mu miti babifashe babijyana mbere y'abakozi b'Imana. Kumenya kwitandukanya na Satani. Rero ntago wabohoka uravuga ngo uri umukristo wabotse ryari. Rero mwene data usome kiriya gitabo, hari kubohoka no kwitandukanya. No kwitandukanya na Satani. Ndetse kubohoka hari kubohoka kuza kubera kwatura. Haleluya. Kwatura. Uratura ibyaha byawe ukavuga ngo bino byaha ukabivuga mu mazina ABCD ukabivuga ukavuga ngo njyewe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndasaba Imana imbohore kuri ibi byaha. Uzarebe mu gitabo cya Nehemiya bagize akaga bari mu buretwa. Nehemiya ajya gusenga. Uzarebe iriya sengesho rya Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 6 n'uwa 7 umanutse gato hariya uzasanga Nehemiya ari kwihana ibyaha by'ababyeyi be. Reka mbereke bene data, utihana ibyaha byawe ukareka ibyaha by'ababyeyi bawe bizagukurikirana mpaka umva ijambo ry'Imana ko rivuga. Imana iravuga gutya ngo nzahana icyaha cy'abagome kugera kuri generation ya 4. None reka nkubaze, wowe uravuga ngo weho nta mpamvu yo gusengera ibyaha ababyeyi bawe bakoze. Niba hari umubyeyi wawe umwe muri generation enye ziri imbere, generation enye yumva muri Cyprien, ibindi ndi kuvuga ni by'ingenzi cyane. Imana ifashe abantu bari kunyumva bumve bino bintu buremere bwabo. Reka nkwereke generation yanjye, hari generation iri hejuru imbere yanjye, hari papa wanjye na mama wanjye. Iyo ni generation ya kabiri. Generation ikurikira hari grand-père na grand-mère. Hari generation indi ababyaye abuzukuru n'abazukuruza, reka tuvuge kuriya mu Kinyarwanda. None reka nkubaze, niba hari umuntu umwe muri izo generation kwarenye wagiye kureba Satani, wakoranye amasezerano na Satani, watanze ibintu umwe ku bapfumu, mwene data wabishaka utabishaka ingaruka zizakugeraho tu. So rero icyo turi kubabwira hano, muhaguruke musenge Imana, muhaguruke. Nehemiya yihana ibyaha by'ababyeyi be, Imana iramubabarira. Reka nkwereke Satani hari ikintu nshaka kuvuga mwene Cyprien, hari ikintu nshaka kuvuga hano. Yusomye muri Bibiliya abantu turicaye hano ariko turemumye. Satani ahora dusaba mbere y'Imana. Nigeze kuvuga rimwe nubwo nongera kubivuga hano, ngiye nitwa Ngarukiye. Reka tufate urugero, papa wanjye yitwa Ngarukiye, abana banjye bitwa Ngarukiye, abana banizi Ngarukiye. Tuvuge niba papa yakoze amasezerano na Satani, mbabarire nubwo na twebwe abavuga butumwa nta kundi twabigenza, tushira ubuzima bwacu hanze, ariko nta kundi twabigenza kugira ngo twemeze abantu bumve yuko ibyo turi kuvuga